abapasiteri bahita agakiza bakarambika bahita bajya gushinga utubari. Ariko shaka urusengero n'umushani Kanombe ngo rwahindutse akabari wa yari umupasiteri ahita agenda atashinga akabari nta bintu byinshi. Ubu tutaranagera no kuri iki kintu ahubwo ndi kuvuga ngo abantu bitege ikintu gigiye gukurikira gufungwa kw'insengero. Hagiye gukurikiraho iki? Muri make ubu tuvuge nk'umupasiteri w'urusengero rugomba gusenwa wakanywaga buture wakanywaga munsi y'igitanda wagashyiraga munsi y'igitanda. Umva uri kumva tugiye kubona abapasiteri bagiye kunywa inzoga ye baba we ku mugaragaro. Burarirwa ahubwo mwongere ikinyobwa, bongere icyo kunywa kandi ubu abapasiteri bari bugwe bazanywa n'izo bari kuba baranyweye mu gihe bari barakijijwe. Ejo bundi ntihasohotse inkuru y'abapasiteri 3 bo muri ADPR. Umwe wafashe umugore waciye inyuma umupasiteri mugenzi we, pasiteri wa umushumba wa paruwasi, akajya asambana na pasiteri n'umugore wa pasiteri wo ku mudugudu. Yego, karabaye amutera inda. Yego, amuteye inda aranamutorokesha. Ntumbaze ngo iyo yamujyanye wagiye kumukodeshereza. Hanyuma niba batinyuka gusambana rero bari mu murimo w'Imana ari n'abayobozi, none ibaze umupasiteri basenyeye urusengero barangiza bakarukura no ku ikarita y'insengero zigomba kubaho. Ibaze ikintu ari gukora. Ntajya handi nibura ngo yubaka urundi. Uzi ko hari urusengero nabonye ni umusigiti warabomaguritse. Ndavuga nti uyu musigiti usengeramo abantu ntazi umubare, nibashaka babe na 50 bonyine. Niba bagenda inzu zabo bakamenya yuko hibomotse bagomba guhita bahasana, uyu musigiti ukabomagurika bene aka kageni hakabura n'usubizaho agasima. Kuko niba ari uturere 30 bakavuza uturere 18, hari utundi 12 dusigaye. Byanga bikunze turaza kubona. Kandi ubumvishe itangazo rivuga ngo indi miryango yiyongereye ku muriro wa Pentecote na Ebenezer na Ebenezer. Ubwo desha zimaze kuba 45. 45 zimaze kuba 45. Twitege n'izindi byanga bikunze. Ngabanywa gake bo nabahaye ko rwose. Iwacu rero higeze kuza idini, ariko wenda tutararijyaho. Hari burya abahamya ba Yehova ngo bemerewe kunywa gake. Ariko nibavuga ngo abanywa gake ahangaha ntago ari abahamya ba Yehova, hanyuma bakajya bavuga ngo nabamanyura amazi. Hari ahantu duturanye hari umuriro wa Pentecote. Ku cyumweru bajyaga kubwiriza, umuvugabutumwa agahaguruka akajya gusoma ijambo ry'Imana. Abamushyigikiye bagaceceka bakumva ijambo ry'Imana, abamurwanya bagahita bahaguruka bakaririmba. Byabayeho se mu muriro wa Pentecote bari mu rusengero bajya kubacecekesha nabo ahubwo bakongeza volume bakaririmba cyane. Baririmba bagahita bajya mu mirya bakarwana. Hari abakristo bari busigare badafite aho basengera kandi batari buze ngo basengere muri Dove. Kandi Dove yubatse kugira ngo ukore business. Ikihutirwa cyari gukora igikorwa cya business kurenza kubanza gukemura ikibazo cyo kugira ngo abantu babone aho basengera. Ubu kuri ADPR muri no misi navuga ngo hari urutonde twabonye ni hari icyo ntashima. Hari icyo ntashima ADPR yagizemo uburangare. Ngaha hondi muri make abakristo baririye barimara. Hari abagurishije uduhene, hari abagurishije ibishyimbo, mbese muri make kugira ngo Gisozi yubakwe. Hari abapasiteri bagiye mu makeredi. Ubu ADPR amafaranga ariko ubundi ajyahe. Nandusaba mugana wa Mutabazi wa Apotre Mutabazi, nawe ushaka kumenya amaturo ajya. Si ngombwa ngo mpamenye, ariko kandi nanone niba imisoro y'u Rwanda yubaka imihanda kubaka amashuri. Rero wa mugana ugahita uvuga uti niba uru Rwanda ADPR ku Gashure wenda rwakihuje na Murindi n'urugero, hanyuma bagakora urusengero rumwe
ariko rufite kuko impamvu reka mbivuge. Reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye, ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Dushimiye inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye, ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nawe amahoro ya Nyagasani abane nawe. Kuri kamera ndi kumwe na Ngoboka Miriam Theo. Ngoboka, waramutse neza? Ndaho ndashima Imana. Hano twicaye mu ijuru rya Gasogi. Mu ijuru rya Gasogi, ahantu ugera ukahasanga ibintu byinshi byiza bifatika. Cyambere haba abantu batanga serivisi nziza. Sijya ku muntu baza kunyakira mu kanya. Humura, inkoko uragenda ugahitamo iyo ushaka bakayibaga. Urukwavu uragenda ugahitamo urwo ushaka. Aho ntarabona hari amafi, ariko buriya naho ni hafi aho ngaho. Yego. Ubwo ushaka kuruhukura haruhukira ibintu bikamera neza cyane. Yego, mu ijuru rya Gasogi rwose ni hano ruguru yo ku Murindi. Wifuza kuhatemberera uzahagere. Ngoboka, tumaze iminsi hari isaga, nibe nabyita saga, nibe nabyita iki, ariko byabaye isaga mu itangazamakuru kuko byavuzwe cyane. Ibintu byo gufunga insengero harimo n'izigomba gusenya. Yego. Ya bintu ngira ngo wari utaragira icyo bivugaho, wabyakiriye gute nk'umuvuga butumwa nka profete? Urongeye ugaruye ka kandi ka profete. Uri umuhanuzi. Okay, icyambere ejo nibwo nari ndi gutekereza, ndeba 2018 habayeho gufungwa kw'insengero zitujuje ibyangombwa, amabwiriza rwose. Hanyuma icyo gihe abapasiteri begera ubuyobozi barataka, baravuga ati mutworohereze. Ubuyobozi buroroshya koko, insengero zirongera zirafungurwa zirakora. Ariko abanyamadini baje kumera nka wa mukecuru ngo urupfu rwigeze gusanga uramubwira ati nje kugutwara, ati mwana wanjye buretse uzabanza unteguze. Urupfu rurangije ruragenda, hashize iminsi ruraza rutwara umwana wo munsi y'urugo, buragaruka rutwara umuturanyi hirya, ruragaruka rutwara uwo haraguru, ruragaruka rutwara undi muturanyi, abasigaye wenyine. Ruje ati nje kugutwara umukecuru, ati kutanteguje. Ati twavuganye ko uzanteguza, burya nta gahunda ugira, ntabwo natuma unjyana kandi utaranteguje. Urupfu ruti urya munsi wabonaga njyana umwana w'umuturanyi, nari ndi kukwereka yuko ndi mu nzira. Umunsi wabonaga njyana umuturanyi, nari ndi kukwereka ko ndi hafi. None abona agombaga gutwara narabatwaye. Nese wabonaga uzaguma aho ngaho nk'umusozi, nje kugutwara. Amadini rero nayo niko byagenze. Yasabye yuko yakoroherezwa, abatari barize bakiga, bahawe igihe gihagije. Abadafite sound proof bakazishyiramo, abafite parikingi zidatunganyije bakamanza bakazitunganya. Muri make bahawe igihe pe. Ihuga ikibazo babaye nk'uwo mukecuru ndi kuvuga. Ikindi cya kabiri, muri covid iraza, insengero barazikinga. Ahubwo yevo hari ikintu utazi. Muri covid bafunze insengero, abapasiteri bahita Gakiza bakarambika bahita bajya gushinga utubari. Ariko shaka urusengero n'ubushani Kanombe ngo rwahindutse akabari wa yari umupasiteri ahita agenda itashinga akabari. Nta bintu byinshi. Muri covid abakobwa b'abarokore nibwo batwaye amada. Abanywaga babandi banywaga babwiraga ati kunywa kambuca n'icyaha, akajya gatwara muri envelope. Muri covid bazitwaye ku mugaragaro. Uri kumva? Hanyuma ubu tutaranagera no kuri iki kintu, ahubwo ndi kuvuga ngo abantu bitege ikintu kigiye gukurikira gufungwa kw'insengero. Hagiye gukurikiraho iki? Dore impamvu. Niba muri covid barafunze urusengero, umuntu avuga ati byibuze byarumvikanaga. Icya kabiri wanavuga ati byanga bikunze mu minsi iri imbere covid iri burangire twongere dusenge. Ariko akanya gato, igihe gito cyane, abantu agakiza barakarambika batabajya gushinga utubari, bakubitamo ikimasuro baramasura sinakubwira. Abapasiteri ngo bize kunywa inzoga byahatari. Noneho ubu kwa mugani mbere ya covid ashaka kuba abapasiteri banywagaho, bashaka kuba bari bake. Ariko muri covid nibwo twamenye ko abapasiteri hari n'abakomeje baba pasiteri ariko bagisunika, kandi bagasunika bigaragara bikaba bizwi. Hanyuma
noneho ibaze nke kuri ubu ngubu baraje bafunze insengero bakubiseho bari barabateguje baragarutse bati towa izi zigomba gusenwa muri make ubu tuvuge nk'umupasiteri w'urusengero rugomba gusenwa wakanywaga buture wakanywaga munsi y'igitanda wagashyiraga munsi y'igitanda uri kumva none usuga gusenwa gusa uri hari no gusenwa ukavuga uti nubwo uruba rushenye ariko wenda ngiye nkagura ikibanza ahantu heza nakongera nkubaka urwo bakeneye nkakora noneho hahise haza n'irindi bwiriza rivuga ngo hari insengero hari amadini asibwe ku ikarita y'amadini aba mu Rwanda ibaze nk'umupasiteri rero uri kumva bafungiye rimwe kabiri bakarusenya gatatu idini rye rikaba rivuye ku ikarita y'amadini abarizwa mu Rwanda kuko atashatse ubuzima gatozi ikindi buriya wasanga yaravuye muri ADEPR yigumuye yarabihenuyeho icyo ni icya mbere icya kabiri yaramaze kumenyera kurya amaturo uri kumva ntari bugaruke muri ADEPR ntanagarukamo ntari burya amaturo kuko amaturo afite beneyo aricara hariya muntu uza mu kibaya icyubahiro cyo kumukomera amashyi n'umwanya mwiza pasiteri urarangiye kandi abavuga butumwa abakozi b'Imana abapasiteri bakunda icyubahiro ariko se byavuye ibintu byo gukunda ibyubahiro uriya ni umutego Satani yabateze icyubahiro bakunda icyubahiro mu pasiteri noneho ibaze rero wa muntu wakomewe amashyi aze yicare mu kibaya ibaze kuza akicara mu kibaya uri kumva noneho yaraturirwaga ahubwo akajya gutura bitega ikintu kigiye gukurikira ahita arishyira ku karubanda avuga ati reka njye ndiminina byose ni napfa nakira byose ni kimwe bitegura ikintu kigiye gukurikiraho tugiye kubona abapasiteri bagiye kunywa inzoga ye baba we ku mugaragaro burarirwa ahubwo mwongere ikinyobwa bongere icyo kunywa kandi ubu abapasiteri bari bugwe bazanywa n'izo bari kuba baranyweye mu gihe bari barakijijwe bazakuramo ntuza neza sheke impamvu reka mbikubwire birivuga yuko iyo ukijijwe ufite umudayimoni umwe akakuvamo iyo uguye akagaruka agasanga waguye biravuga ngo aragenda akazana 7 kandi bamurusha imbaraga uri kumva niba rero warakijijwe unywa rimwe kandi nacyajye mu gukizwa wajya ureba ahantu riri amazi akuzura akanwa gusa urumva batazadaboringa rero kuko hari ibintu iki ni icyambere kigiye gukurikiraho ni uko mugiye kubona abapasiteri banywa inzoga uri kumva kugira ngo wenda ubyumve ejo bundi ntihasohotse inkuru y'abapasiteri 3 bo muri ADEPR umwe wafashe umugore waciye inyuma umupasiteri mugenzi we mbese umupasiteri wo ku mudugudu yari afite umugore pasiteri wa umushumba paruwasi atera inda akajya asambana na pasiteri n'umugore wa pasiteri wo ku mudugudu yego Karabaye amutera inda yego amuteye inda aranamutorokesha ntumbaze ngo iyo yamujyanye wagiye kumukodeshereza uri kumva umupasiteri ajya kurega umushumba ku mushumba mukuru ku mushumba w'ururembo agezeyo aho kugira ngo ubwo nuwarenganwe aho kugira ngo arenganurwe ahubwo bahonda mu gatwe bamuhagarika amezi 3 ashize bamwongeza 3 ashize noneho biba burundu
amakuru akavuga yuko impamvu umushumba paruwasi w'Ururembo yahagaritse umupasiteri w'umudugudu ari uko kandi nanone ajya asambana n'umushumba w'umugore wa paruwasi. noneho ibaze niba bari gutinyuka gusambana bakiri mu murimo. ese abo bagore basabata zuba ntabwo buri muntu agira uko akunda. buriya ntureba Evo bashyize hariya abakobwa 10 ugakuramo umwe, hari igihe wakunda njye nakubwira ntuyu nguyu ntacyo twavugana nanone da cyangwa se uwo nkunze ukandeba ukavuga utari ko ngobo nawe najyaga ngira ngo urasobanutse. uriya rero ntabwo twaza kuvuga ngo basaga bati, urumva nyine ni uruhererekane rwabyo. hanyuma niba batinyuka gusambana rero bari mu murimo w'Imana ari n'abayobozi, none baza umupasiteri basenyeye urusengero barangiza bakarukura no ku ikarita y'insengero zigomba kubaho. ibaze ikintu ari gukora ahandi nibura ngo biba ku rundi. none uwabuze ubushobozi inzira z'ikigendwa. impamvu uvuga ngo inzira z'ikigendwa kuri ubu ngubu bakubwira ngo kurwubaka nuko uba ufite igice cya hegitari. uri kumva duhere nka hano Gasogi turi kibanza cya 20 kuri 25 ni miliyoni 10 kuri 15 ni uguhera kuri miliyoni 13. uri kumva hita ukubita igice cya hegitari ni mu ijana na hita ukubitamo urusengero rukenewe kugira ngo rube rwubatse neza. hita ukubitamo parikingi ukuntu irabikoze. uru rusengero byibuze byamusaba kuba afite nka miliyari. miliyari imwe ushobora kutarurangiza ngaho. none rero umuntu wananiwe urusengero acyubakisha inkarakara, uri kumva wenda nyuma yari kuza kuvugurura, none kugeza ubu ngubu yakagombye kuba afite urwa miliyari, wenda bakaba bari kuvuga ati reka twongereho dukosore. wenda agasanga hari ibyo asabwa ariko ari ugukosora. none basanze uzi ko hari urusengero nabonye ni umusigiti warabomaguritse. ndavuga ni uyu musigiti usengeramo abantu ntazi umubare, nibashaka babe na 50 bonyine. niba bagenda inzu zabo bakamenya yuko hibomotse bagomba guhita bahasana, uyu musigiti ukabomagurika bene aka kageni hakabura n'usubizaho agasima. uri kumva hari urundi nabonye cyo kora wenda warukoramo warugira nk'ikibuti cy'inkoko, nk'ikiraro cy'inkoko, ariko usanga n'inkoko zitakwemera, ariko nazo ntago zakwemera kuko zikeneye hapavomye. kandi uko narubonye ntago rupavomye. icya kabiri inkoko zikenera ahantu hari umuriro, kandi ho nta muriro nahabonye. uri kumva mbese muri make ibaza urwo rusengero n'inkoko zitakwemera kuba cyaraho wabonye kabisa mugane ni ari ibintu by'ibibandahore reba nka rwa rundi rw'amabati yonyine. reba nka hahandi habagorozi nimba bari bafashe barangije bashinga ibiti, barangije barambikaho bateramo imisumari, nta na shitingi yiberemo, kandi ngo ni iki? ngo ni urusengero. hanyuma uwananiwe kurwubaka inzira z'ikigendwa ubu ntago zigendwa. ngobo reka twirebere kuri wa mugani waje kwitsa ku kintu cy'insengero kizasigwe ku ikarita y'amadini abarizwa mu Rwanda. ni ngira ngo ni itangazo twabonye rya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu riragira ati ihagarikwa ry'imiryango ishingiye ku myemerere idafite ubuzima gatozi. yego akenshi iyi miryango ni amadini, ni amatorero. yego ni amadini, ni amadini. riragira ati ni Kigali kwa 22 Kanama 2024 umva nejo bundi. yego hashingiye ku isuzuma ry'ibikorwa by'imiryango ishingiye ku myemerere irimo gukorwa mu gihugu hose kuva ku itariki ya 28 Nyakanga 2024
hashingiwe kandi ku ibaruwa y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB yo ku itariki ya 22 Kanama 2024 igaragaza urutonde rw'imiryango idafite ubuzima gatozi. Indi miryango 43 yakoreraga mu turere 18 irahagaritswe kubera ko yakoraga bitemewe n'amategeko. Sundi ubu nta tundi turere dufite imiryango itemewe cyangwa ntago baragerayo, ariko bivuga ko dushaka kwitegura kuzabona indi miryango kuko niba ari uturere 30 bakavuza uturere 18 hari utundi 12 dusigaye. Byanga bikunze turaza kubona kandi ubumvishe itangazo rivuga ngo indi miryango yiyongereye ku muriro wa Pentecote na Ebenezer na Ebenezer ubwo desha zimaze kuba 45 zimaze kuba 45 twitege n'izindi byanga bikunze. Ubundi hari ibintu nshaka kuvugaho. Burya ibi bintu byo gufunga insengero rimwe biracyaza. Mpamvu ngo biracyaza, batweretse 55 zo majyaruguru zigomba gusenwa kandi ntibaratwereka iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'umujyi wa Kigali. Kandi umujyi zirimo nanjye hari izo haraho nagera nanjye nkazisenya kandi ari mu mujyi wa Kigali kuko reka Evo urabizi hari ahantu umuntu ajya babyina ivumbi rikakurenga ningiye kuvuga ariko ndabababariye gataha ivumbi ryabaye gataha ivumbi mbese wibeshye ukajya wambaye umwenda w'umweru uri ukumva kandi ni mu mujyi wa hehe wa Kigali. Nk'urwo baje bakavuga ati turi rusenwe ntabwo baba bakosheje uri kumva mbo noneho nari mvuze ngo zirakiyongera ahubwo sinzi impamvu batenze kutubwira kuko ushingiye igihe batweretse 44 zigomba gusenwa 55 zigomba gusenwa sinzi impamvu bataratwereka izindi. Urumva ni raporo y'intuza y'intara ishobora kuba nawe hari ukuntu yabacitse izindi ntara raporo cyangwa zitararangiza gukorwa bishoboka. Ikindi kibazo njya nibaza niye mpamvu bafunga insengero umubare wa mbere batangaje ni wo mu majyaruguru, gusenya ni mu majyaruguru niwo hambere batangaza buriya noho nuvango nibo bari gukorana ubushake, nibo bari kubyihutisha nyine bo bazi ibyo barimo cyangwa nuko aribo batubahiriza batuzuza ibisabwa gusa wenda reka icyo twere kugitindaho ahubwo niba bari kuvuga niba baratweretse izo mu majyaruguru hari izo mu majyepfo, hari izo iburasirazuba, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali abantu bitegure ko hari izindi bagiye kutubwira. Hari iyindi raporo tubwiye raporo y'imiryango y'uturere 18 ubuse twizeye ko utundi turere dusigaye wowe impamvu batubwiye uturere 18 nuko ari two twamaze kugenzura naho utundi ntituragerwa. Ubwo ni ukuvuga ngo niba ari imiryango 45 tumaze kumenya ubwo haracyari iyindi ngobo rero turebye kuntuza ku rutonde rw'iyi miryango hariho n'amazina atangaje. Amazina atangaje tangajwe n'intego nge ndaza kukubwira uretse ndaza kubwira. Reka turebe ntuza hari iyo miryango ni ikurikira abagorozi. Yego abagorozi ngirango dusanzwe tubazi bo turabazi niba abandi bajya batanga n'imiti niba ari bari ko tutihatarimo kwibeshya ariko nekeza oya ni bariya n'abagorozi ni bariya. Hakaza abakusi bo ntago mbazi ngira ngo abakusi nabo n'ubundi bafite aho bahuriye n'itoro ry'abadivantiste birashoboka ngabanywa gake abanywa gake bo nabahaye ko rwose iwacu rero higeze kuza idini ariko wenda tutararijyaho hari burya abahamya ba Yehova ngo bemerewe kunywa gake ariko nibavuga ngo abanywa gake ahangaha ntago ari abahamya ba Yehova kuko bari kuvuga ngo abahamya ba Yehova oya aba n'abanywa gake noneho hari idini ryigeze kuza iwacu gusa nabonaga ryari rivanze harimo abatanywa kuko harimo abasohotse muri ADPR harimo n'abandi banywa hanyuma bakajya bavuga ngo nabamanyura amazi
ariko bitwa amanyura amazi ariko koko harimo abagabo bazi gukubita ikintu cyiswe umutobe. Hari umutobe iwacu usindisha kurusha urwagwa. Ari umutobe bafata umutobe bakenga barangiza bakawubeteza amasaka adakaranze. ubwo se abakiri umutobe? Ntabwo bakiri umutobe. umugabo arayinywa agataha ari kugabiza ataragiye. Izo atatunze. Rero ahangaha ariko ngo hari n'ubundi bushera ngo bitwa ngo igiseyeye kandi ngo ni icy'abarokore, ariko ngo nacyo kiramena bya hatari. ubwo ntago nzi icyo ntago ndakimenya, ahubwo hari undi mutobe nanone ikibungo bita umuzefaniya. Rero nge ntekereza ko wenda n'abanywa gake biba byarakomotse nke kuri iyi minywere ibitari y'abakozi b'Imana, ariko kandi nanone bo bakakanywa noneho bakiga system yo kuvuga ngo n'abanywa gake. Ariko niba hari umuntu uzi abanywa gake ahantu bari azatubwira ati nge ndabazi, wenda tuzajya no guhasura nubwo bahagaritse. Reka nkubwire Evo tuzihangane twatse imodoka tujye kabisa twaje gusura abanywa gake. Nge no kuvuga ngo iri torero ko se ubwo bari muri rya jambo rivuga ngo kubw'indambi yawe yakunaniye. Unywa gake ariko uzi kwa mugani uzi ko burya buri muntu wese yajya abona umurongo umurengera muri Bibiliya. Yawubona ariko ikibazo ni ugufata umurongo uko utari. Kuko navuga ngo kubw'indambi yawe yakunaniye ujye unywa gake. Tena aha bishatse kugaragaza yuko n'ubundi udashobotse. Inda yawe yarakunaniye ikurushije imbaraga kandi weho ugomba kuyikontorora, n'ubundi ahangaha ntabwo ubushobotse. Rero abanywa gake, reka ngere nkubwire irindi dini rya nasanze ryantunguye. Idini ryitwa UDPR impinduka. UDPR yego ni irya 40. UDPR impinduka na ADPR ndakurahiye. UDPR impinduka ryo urarizi se? Ntago ndizi. Ubundi nkaya wasanga ari nka Union des Églises Pentecôte au Rwanda. Kandi ADPR na Association des Églises Pentecôte au Rwanda. Nubundi urabona bafashe inyuguti imwe barahindura. Ubongeraho n'impinduka. Tunagarutse nk'aya madini yose umusaruro yatangaga mu Rwanda n'uwuhe? Mfasha bitera ubwoba kabisa. Nk'aya madini yose umusaruro yatangaga mu Rwanda n'uwuhe? Ibaze kuko reka nkubwire Evo wibuke hamanje kunyuraho ubuhanuzi buvuga ngo Imana igiye gukubura. Iravuga ngo abahanuzi barahanura ati Imana irambiwe ubusambanyi, irambiwe amatiku, irambiwe. Uzi yuko umuriro wa Pentecote hari ahantu duturanye hari umuriro wa Pentecote. Ku cyumweru bajyaga kubwiriza, umuvugabutumwa agahaguruka akajya gusoma ijambo ry'Imana. Abamushyigikiye bagaceceka bakumva ijambo ry'Imana, abamurwanya bagahita bahaguruka bakaririmba. Byabayeho se mu muriro wa Pentecote? Mu muriro wa Pentecote uri kumva? Noneho bari mu rusengero noneho bahaguruka baririmba, babandi bari kumva ijambo ry'Imana bakumva bari kubasakuriza, bagahaguruka bakajya kubacecekesha. Bajya kubacecekesha nabo ubwo bakongeza volume bakaririmba cyane, baririmba bagahita bajya mu mirya bakarwana, kugeza ubwo hari umunsi barwanye. Libe iramanuka iva ku murenge iramanuka iraza. Libe iva ku murenge iza gutabara, iza gukiza. Karabaye. Uri kumva ugahita wibaza niba abantu bavuga ko bajya mu ijuru kandi bagomba guhindurira abandi kugukiranuka, bakareka uko kurwana urugomo n'ibindi bo batangiye kurwanira mu rusengero. Hanyuma uyu muntu utinyuka kurwanira mu rusengero muri karitsiye ameze ati
hanyuma se koko leta ikomeze irebere? Birakabije uri kumva. Harimo amadini ngo intumwa n'abahanuzi, intwarane si zimwe zo kwa Bikira Mariya? Ntabwo mbizi. Intwarane ngira ngo ni bamwe bigeze kujya guhanura nyakubahwa. Ariko mugazi ko bagiye guhanura Kagame ngo bari intwarane. Yo ahantu bakorera hari ku Muhima inyuma yahoze gereza. Urumva narigeze no kubasura. Kubasura dukorana ikiganiro. Isoko imara inyota ya Elisa Kabuga. Isoko imara inyota ikabuga na Nyabisindu. Ariko ntakiri mu Rwanda. Hapi ntakiri mu Rwanda ariko ni itorero rye. Niryo ryari itorero rye bararifunze. Eglise Betania. Ahubwo harimo n'iryitwa umurage w'abera. Umurage w'abera si rimwe rya Xavier, Pastor Xavier umwe wo muri Ararume. Njya numva kuri radio. Ntago mbizi ariko nzi ko umugabo Pastor witwa Xavier umwe wigeze guhanurira Nyarudindiri. Kuko numva ari ku itorero rye ryitwa. Ngira ngo niba ari kuzanasezeranya ya Grace na Ephraim. None Grace na Ephraim barasezeranira he? Nta makuru mbifiteho. Ku rusengero barukuyeho. Ubwo narwo rusengero. Ntago nzi neza gusa nzi ko itorero rye ryitwa umurage w'abera, ariko hano hitwa umurage w'abera Pentecote. Birashoboka ko yaba ari we cyangwa atari we simbizi. Rero icyo nakomeje kubivugaho nuko nyuma yuko bafunze insengero, kabiri bakasenya, gatatu bakanazisiba. Nkomeze mbivuge. Tuvuge nka aya madini uko ari 45 yari afite abapasiteri. Tena nongere mbisubiremo, batemera cyangwa se bigumuye kuri ADPR, badashaka no gusubira kuri ADPR. Kandi ntibazashobokana n'abadive. Naho ushobora gusanga harimo nka pasiteri 4-5 cyane, kuko niba irari itorero ryabaga rifite amashami. Hari naho usanga ku mudugudu umwe cyangwa ku cyicaro cy'iryo shami cy'urwo rusengero hari abapasiteri 2 cyangwa 3. Hanyuma rero ugahita wibaza aba bapasiteri, ADPR urabizi, iyo wagiye ugaruka bagufata nk'umunyagice. Yego barakwakira ukicara hariya, ariko kubanza kunyura ku gice n'ubundi. Ariko inshingano zo urazibagirwa. Kandi tena n'ubu ngubu kuba insengero zabo zifunze nuko ntibari bashoboye inshingano. Ntabwo bazishoborera rero muri ADPR. Aho niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ahangaha twitegure yuko tugiye kubabona. Twitegure ko tugiye kubabona. Kandi ubwo bari baramenyereye kwesikoroka mu matorero, baraje bahindure systeme yo kwesikoroka. None niba yesikorokaga kajya hariya agacyura 100,000 ngahe, none kandi urabizi baba baramenyeye kurya neza, kwambara neza. Ubundi hari n'abapasiteri b'imyenda, kwambara neza, imodoka nziza. None amata harya ni isosi iguye mw'inshishi. Sosi iguye mw'inshishi. Birarangiye. Rero mwitegura ibigiye gukurikiraho. Yego ngoboka, reka twigarukire noneho rero ku itorero rya ADPR. ADPR se kandi urayishaka he? Reka tuyigarukeho kuko ntago riri muri aya yafunzwe, ariko ndashaka kugira tugaruke kuri iki kintu cyo gusenya insengero. Turimo tureba rwa rutonde, ngira ngo wabibonye, harimo insengero za ADPR 17. Rurari rw'insengero zigomba gusenya. Insengero muri 55 harimo 17 ry'itorero ADPR. Abantu bakibaza bati ni gute ADPR yabashije kubaka hoteli nka Dove hano ku Gisozi, ariko ikaba ifite insengero ziri mu manegeka kugeza ubwo leta irebera abaturage ivuga iti izi nsengero zitazagwa ku baturage, reka tuzishyire hasi. Iki kintu cyo umuntu wavuga gutya ntabwo yaba ari mukuru akavuga ati
hashobora kuba harabayemo uburangare ku itorero rya ADEPR. hanyuma se niba yarahisemo kubanza kubaka dove ikazajya ku mashapeli inyuma, ubwo ndabizi nyine ushaka kubavuganira kuko nyine ariko oya buri muntu agira uko ayobora urugo rwarega wasanga ariko ariyo systeme yabo, ariko ngo baka nta reka tugire none se ubu ngubu ibyo byose izi nsengero nubwo ziri mu manegeka zizasenywa uko biri kose hari igihombo kiba kibayeho. Yego kiba gihari of course. Kuvuga ngo ugiye kwemera ko iki gihombo kiza kubaho, hari abakristo bari busigare badafite aho basengera kandi batari buze ngo basengere muri dove, kandi dove yubatse kugira ngo ukore business. Ikihutirwa cyari gukora igikorwa cya business kurenza kubanza gukemura ikibazo cyo kugira ngo abantu babone aho basengera. Ubu kuri ADEPR muri no misi navuga ngo hari urutonde twabonye, niba ari ukuri rubaye ari ukuri, bavuze yuko mu murenge ngomba kuba harimo insengero 3. Yego, tuvuge ADEPR basanga mu murenge harimo insengero nk'5 cyangwa se 8. Ni ukuvuga ngo za zindi zashenwe abakristo bazajya mu zisigaye. ese ngo baka turebe izisigaye zo zubatse gute? Ibibanza tuzabigurisha twubaka izisigaye. Ibibanza byizo bashenye tuzabigurisha twubaka izisigaye. Kandi uretse no kuvuga ngo nizi zizasenywa, twibaze wenda tubare byose, hari ukuntu leta yifuza ko insengero zijya kuri standard, ziba ari insengero nyine zujuje ibisabwa, zifite buri cyangombwa cyose. Hano wa mugani ugera nawe ukumva ko kabisa ukumva kumeze neza. Nko gusengera kwa Masaso. Urakoze nko kwa Masaso. Gusengera kwa Masaso sibyo? Icyambere ushobora kuba uvuye mu rusengero ugiye nke kubwira, usibye ko n'ubwiherero bwaho ni hafi aho mu rusengero, nta kuvana ngo urajya kwiruka nk'iryiriya ashwi, ni hafi aho ngaho, nta bintu byinshi. Noneho hari nk'ukuntu usohoka mu rusengero wajya nko hanze, wenda tuvuge nko kwitaba kuri telefone, uzi yuko ushaka kugira ngo mu rusengero nta muntu urimo, kuko nta kintu uba wumva. Uzi ko iyo uri mu rusengero uba wumva hari no guhumura neza, wumva hari akayaga byahatari. Ubundi hari urusengero ugeramo ukumva niho wajya ujya gusenga, ukumva umwuka ari kumanuka rwose neza. Ubundi hari urusengero ugeramo ukumva ibyaha birashiriye. Uri kumva rero izo nsengero wenda gusa hari icyo ntashima, ADEPR yagizemo uburangare. Ni ukuvuga ngo igiye kubaka Dove Hotel itazasengerwamo n'abakristo, itaye insengero zizasengerwamo n'abakristo. Kandi za nsengero izi bagiye gusenya, abakristo bazo bubatse Dove Hotel baba bari mu manegeka, ariko barababwira bati gisozi. Kandi bizi saha ntago ADEPR iri bufate ku mafaranga ava muri Dove Hotel ngo bajye kubaka za nsengero. Ngaha hondi muri make abakristo baririye barimara. Hari abagurishije uduhene, hari abagurishije ibishyimbo, mbese muri make kugira ngo Gisozi yubakwe. Hari abapasiteri bagiye mu makarodi, abashobora ngo bafashe n'amadeni. Bafashe amadeni n'iwacu ku rusengero, natwe twararifashe. Rya Gisozi. Uri kumva? Noneho abapasiteri banayafashe, barangije baranabeguje, izaraje arabeguje. None nyuma yo kubeguza, ariko nawe insengero barazifunze tu, nubwo yabeguje nawe insengero. Bapasiteri muhumura, Imana ihora hose. Nubwo yabeguje insengero nawe barazifunze tu. Uzi kugira ngo nke mu nsengero 55 habe harimo 17. Ni nyinshi ufashe n'amatorero yandi ari mu Rwanda.
ni nyinshi. Noneho icyo nari ndi kuvuga, aba bakristo baririye barimara, barihahata bubaka Dove Hotel, none nabo barasenyewe. Kandi nubwo basenye kuko bari mu manegeka, cyangwa se kuko insengero zitujuje ibisabwa, ahubwo kirya gihe ADPR iyiza kubashishikariza gukora insengero neza zikuzuza ibisabwa, nicyo cyari kuba cyiza kurusha uko bari kubaka Dove Hotel. None ubu Dove Hotel iruzuye, iri kwinjiza. Ubu ni ukuvuga ngo ntimuri bufashe bariya bakristo, nimufashe ziriya nsengero kugira ngo nazo zubakwe, bari bwirwaneho. Hari ikintu Eyari yakoze muri Covid igihe bafungaga insengero. Eyari hari amatorero ajya kumva ati Eyari mwebwe turabahaye ngaya hasigaye mukomeho mwubaka urusengero rwanyu neza, mwuzuze ibisabwa. Ubu ADPR amafaranga ariko ubundi ajyahe? None se wamugana wa Mutabazi, wa Apotre Mutabazi, nawe ushaka kumenya amaturo ajya? None se impamvu uvuga ngo ajyahe? Si ngombwa ngo mpamenye, ariko kandi nanone niba imisoro y'u Rwanda yubaka imihanda, ikubaka amashuri, si iki imisoro itumariye? Yego. Niyo unyuze ahantu ukabona umuhanda wajemo umukuku, iyo ugarutse ntusanga, ugasanga bawukuyemo, iyo si inyungu y'umusoro. Ubundi wa mugani mwa bakristo mwe bene data, inyungu yo gutura twebwe niyi? Nuko muzajya mu ijuru, nugukiranuka. Nese Yesu niba yaravuze ngo mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100, kuki ayo maturo yo mu isi tutayabonaho umusaruro? Sha ibyo ngibyo rero uzabibaze nyine babishinzwe, cyerekana rero kubibariza mu kiganiro. Oya ngewe mbibajije Izaya n'abandi bapasiteri, ariko cyo kurana abandi bapasiteri bo njya mbashima, kuko akenshi na kenshi ujya kubona ugasanga nk'urusengero runaka, ugasanga uko rwubakwa harimo ya mafaranga ava muri ba bakristo, byanga bikunze ukabona ko ari ibikorwa by'aba bakristo. Nubwo wenda habamo yuko yego batuye hagomba kuboneka umushahara wa pasiteri, ariko nanone ukabona hari ibikorwa, ariko nk'umushahara uva muri ADPR. So kitara sigura, sicyo kintu kigura make 300 ngira ngo 300 niba atari 500, wenda tubari 500. So kitara nicyo kintu kigura make. Ntabwo itorero ryayigura, igurwa n'abakristo. Kusikari byo nibyo. Oye, noza amafaranga na soki iyigura 500, itorero rya ADPR ntiryayigura. Kurari jya gucuranga yasanga yapfuye, ntuza prize yapfuye, bagahita bajya ku bikoramo bakajya cyane. Niba turiza gusenga yasanga itara ryahiye, gahita ituri gahita ijya kugura itara. Nta bintu byinshi nimwe ntabyo kubaza ngo muri konta bitemeze bite. Oya, cyo kora icyo nabonye, umuriro wo gucuranga wo barawugura. Umuriro wo barawugura ku rusengero, niyo iwacu niyo washize duhita duhamagara mwarimu tuti umuriro washize. Uwo barawugura. Ariko nta kindi kintu nabonye kigurwa. Rero ugahita wibaza, ADPR mugende mudukorere, ariko no kwivugira. No kwivugira, bakora ubuvugizi se, mugerageze mukangurira abakristo kubaka insengero zigende neza, asigaye tubone ahantu heza ho gusengera. Ariko ngo bakaba wenda suko dupfobeshe igikorwa cya ADPR kiri Hotel Dove, byose hari akamaro ifite, yaba ku itorero yaba ku gihugu, sibyo? Igikorwa remezo nka kiriya n'ubundi ni ikintu cyo gikenewe, suko tugipfobeje ni na ngombwa ko gikorwa. Ariko ni byiza nanone ko gikorwa, ariko n'abakristo nabo bakaba bafite aho basengera. Uravuze ngo ntitugipfobeje, ngo gifitiye akamaro abakristo n'igihugu. Abakristo ibafitiye iyihe akahe kamaro? Byose kirahari, wenda reka bazakitubwira akahe. Ariko gifite, ariko ni icyakamaro ku gihugu.
igihugu icyo cyo ndacyemera. Urumva rero igikorwa rusange gifitiye igihugu akamaro n'umukristo kimufitiye akamaro. Nese umuhanda ko ufitiye igihugu akamaro ntago wewe ubona aho unyuze imodoka yawe, ntago ari inyungu. None se hoteli niza ikararamo abayobozi baje gusura igihugu, ntago uzabyungukiramo ko abasuye igihugu bafite aho barara. Hanyuma se icyambwira yuko bifitiye abakristo umumaro ku insengero ko bari kuzisenya kandi dovi hari. Reka ibyo ngibyo bifite ubundi buryo bifite uko byesitaye, reka twere kubyivangamo ni ibyabo. Ariko ntabwo reka tugaruke kuri iki kintu cyo kubaka insengero zifite bamugana ibikorwa remezo cyangwa se zujuje ibisabwa, zujuje amabwiriza. Reka dufate nk'urugero rwa hano mu wenererwa nirinze kuza hano muri Murindi cyangwa hehe. Reka dufate nk'ahantu hazwi cyane nka za Remera cyangwa se muri Kimironko. Ufashe hari ahantu ngira ngo nko mu cyahoze ari paruwasi ya Bibare. Sinzi niba hari urusengero rurimo urufunguye uyu munsi. Ushobora kuba ntarwo muri paruwasi ya Bibare. Ntabwo ikiriho, hariho paruwasi ya Remera. Ubu ni cyahoze ari paruwasi ya Gasogi. Nta na rumwe rufunguye. Harimo insengero zingahe? 7. Mu cyahoze ari paruwasi ya Gasogi. Yego. None se nta na rumwe rufunguye. Nta na rumwe. Reka tuvugishe ukuri. Izo paruwasi zose ziteranyije uko ari 7. Bakavuga ati kugira ngo twubake izi nzu 7. Reka dukoremo inzu 2 z'icyitegererezo. Ntago byintu byakunda. Hakama 2 nziza ariko zujuje ya mabwiriza. Kugira ngo ugende utagaguza izo mbaraga nk'ejo bundi nk'urusengero rwa ADPR Ndera bari gusabwa miliyoni 17 kugira ngo bakore ibyo basaba, ngo rube rugeze aho rwakwemererwa. Narwo rurafunze. Uri kumva? Hanyuma nk'urusengero rwa Murindi rasabwa miliyoni 8. Ntabwo byoroshye kugira ngo rube rwemerewe gukora. Ubundi ubwo hari icyizere ko izo 8 bazishyiraho bizakunda ko bafungurirwa bizaba birangiye. Ntabwo mbizi, ariko wenda bagereranyije n'ibyo bababwiye ibisabwa bitwaye miliyoni 8. Ambo nk'urusengero rwa ADPR Gasogi rwo ntabwo rwujuje. Ibyo biragoye kubibara mbega. Icyambere pariseri ntiyuzuye. Ubwo byasaba kugura bakagura wenda simbizi. Noneho ndahita ngenda nkubite nk'urwitwa ADPR ku Gashuri. Dufashe urwa ADPR Ndera ko rusabwa miliyoni 18. Urwa ADPR ku Gashuri byibuze rwaba rusabwa nka miliyoni nka 70. Rero wa mugana ugahita uvuga uti niba uru rwa ADPR ku Gashure wenda rwakihuje na Murindi n'urugero, hanyuma bagakora urusengero rumwe ariko rufite, kuko impamvu reka mbivuge, niba abanyeshuri bava kwiga ku Gashuri bakaza kwiga bava ku Gashuri bakaza kwiga ahitwa Cyaruzingi kandi buri munsi kandi ari n'abana. Uri kumva? Hitufata noneho urusengero bazihuje, none abakristo bakajya baza kuhasengera. Cyakora niba umwana aza kwiga buri munsi, ntago umuntu haza rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru byamunanira. Ntago byamunanira. Noneho wowe uri na mukuru biba byoroshye, kuko umwana wenda buri munsi aza n'amaguru, we hari n'igihe uvuga uti mfitemo 100 ngahe y'igare cyangwa y'akamoto, ugatega akamoto. Uri kumva? Biba byoroshye. Rero ibi bintu ubundi ADPR yakagombye kureba, cyangwa se n'ayandi madini, aho kugira ngo mugire menshi ahora mu bibazo, mwagira make ahuye nuko leta ishaka. Yego. Rega nkuko wabivuze, uretse na leta umugani nawe se ntiwavuze utiyigeze kwa masasu uhita wumva ibyaha bishiririye. Ubundi hari igihe najyaga nkunda kujya gusengera ADPR Kabugavire. Nahakundiraga iki? Hari mu gisirimu. Ubona nyine hari mu gisirimu, ukabona ahantu harasirimutse. Uri kumva? Ninde wundi mupasiteri nigeze kujya
Ikagugu ufite urusengero mo hasi ni kwa Ndemana yanjye ndahibagiwe. Ni ufite urusengero urahagera. Kujya kurwibuka rukancika ariko nawe urahagera. Aho ari hariya umuvugabutumwa yajya abwiriza ukajya ubona amavuta ari kubona ukuntu atemberaza. Ariko hari aho ugera bagukubita ivumbi ukavuga uti se wafashwe ute? Wapi gufashwa? Urabyina icyunzwe kikamanuka. Ubyina ni wa wundi ukunda kubyina. Ariko wemera ko tudafashwa kimwe? Yego. Nk'ubu nkanjye ikintu kijya kimfasha mu rusengero ni ukumva umuvugabutumwa ubwiriza neza. Nicyo kintu cya mbere kimfasha. Uri kumva hari undi rero ubwiriza ufashwa ari uko babyinnye. Hari undi ufashwa kubera yuko bahanuye. Hari undi ufashwa kubera hari n'abafashwa ngo n'amatangazo. Ngo bari gusoma amatangazo. Nuko abayizeye hari ko ubwo bagize umwanya w'amatangazo no gutaha biri hafi. Abayumva ahita avuga toke noneho turashoje. Uri kumva rero ahangaha nka wa wundi udakunda kubyina iri vumbi riramujena. Ega nukunda kubyina nawe se abyiniye ahantu heza iryo vumbi ritamutumukiraho. Leta ibintu yakoze ni sawa, ahubwo abanyamadini muvuge muti murakoze bayobozi beza, nimurangiza mukore ibyo leta isaba. Kandi ntabwo ari kuvuga ngo ni ibyo leta isaba, nibyo mukwiriye. Ega wamugani nuko wamugani impinduka zose zigorana, ariko hari gisanga impinduka ziri ngombwa. Vode we unyibukije bashyira bakuraho kutambara ibirenge. Nyakatsi se? No guca nyakatsi. Kuragira mu gasozi. Uyu munsi se hari umuntu wakwifuza kurara muri nyakatsi? Wamukura he? Wenda avuga kubyifuza gusa. Ko ntahari. Nyine leta ntiyamwemerera. Ariko ntekereza ko nta n'uwakwifuza kwirara. Nta wabyifuza. Kandi abantu ntibumvaga ko guca nyakatsi rwose. Nyakatsi bumvaga ari inzu zikomeye. None ureba kugenda n'ikirenge. Kubita ukayeyeyeye. Abantu bakwiye kumva ko n'aya mabwiriza afite oya adufitiye umumaro, gusa nuko wenda byanga bikunze kuko amabwiriza mbere yuko habaho impinduka bamanza kureba imbere hazaza. Yego. Bamanza kureba imbere hazaza, kandi byanga bikunze imbere hazaza haba ari heza. Amatungo akiragirwa mu gasozi, intambara zari intambara aho bonesheje, umukamo wari ikibazo, ariko ubu ngubu umenya guhinga ubwatsi bwawe, amatungo kayaha ubwatsi, umukamo wariyongereye. Kubera iki? Kubera yuko izanka zirarya ibyo zakagombye kurya. Uri kumva rero natwe twere kwivumbura ngo twinage hariya gusa. Byo nongere mbibateguze, mugiye kubona abapasiteri, nongere mbibateguze. Ariko kandi nanone abakozi b'Imana b'ukuri bagiye kugaragara, nibwo bagiye kugaragara. Imana igiye gukorana n'abakozi b'Imana. Ye baba we ngo nguki ubu umukozi w'Imana agiye kubiboro. Yego. Ngo nguki bimwe wahagararaga hariya bakagupinga. Mwene da muhanuzi munyamasengesho, humura ugiye gushakishwa no kujya baza kugushakisha. Uri kumva? Reka nongere mbisubiremo, abakozi b'Imana bagiye kubiboro. Ngo bagiye kubiboro, bagiye gushakishwa, kandi ubu nibwo bagiye gukorana n'Imana kurusha mbere. Kubera iki? Bya bindi byabavangiraga ubu bikuweho. Rero muhumure, mutuze, mukomere. Ubu natwe bakozi b'Imana natwe tugezweho. Ubu mugiye kuza kudushaka. Evo nanjye mu minsi iri imbere ndemera ko ndi umuhanuzi. Ngo reka dusoze ikiganiro cyacu. Reka dusoreze ahangaha ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom. Mane baha umugisha.